Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Masamba Intore. Amashimwe cyane kuri Intore Masamba. Masamba uraho. Ndaho cyane warwagiriza bigarama rwangarambo burenzo kurwanamiza umutwe utangira muzengabo. Ubanza gushira amakenga ati ndi nkera yabeza. Nanjye rwose ndaho ngaho dore ndaha nicaye nuko nta kundi pe. Masamba murabizi ko afite igitaramo cyo kwizihiza imyaka 40 mu bikomera amashyi. Imyaka 40 kandi murabizi ko tumaze imyaka 30 twibohoye. Urumva ko yatangiyeho mbere imyaka 10. Masamba imyaka 40 mu muziki uyisobanura gute? Urakoze cyane, nagira ngo mbasuhuze cyane mwese. Ikintu mbonye cyambere nuko murasa n'intsinzi koko. Imyaka 40 rero wavugaga ndayihera kera i Bujumbura. Nabanje kuba umuhanzi kuva mfite imyaka 13 n'ibiri. Nagira gukorera amafaranga mfite imyaka 14. Ndakomeza nyine byiza. Imyaka 40 rero iyo nyibaze uyu munsi irakwiye. Ni imyaka ya kariyeri yanjye maze mu muziki kandi wa gakondo gusa. Masamba watangiye umuziki ku myaka 13, 12, 15 ukabona ibiraka. Ninde wafataga nk'icyitegererezo icyo gihe? Role model wawe yari inde? Wivurika umuntu afataga icyerekezo ni datumbyara. Ni Mzee Sentore. Sentore ni wanyigishije, niwe wandemye. Nemera ko hari Imana irema abantu. Ariko nkanemera yuko Sentore nawe agomba ko barayifashije kugira ngo andeme, aricyo gituma n'ubu ngihari. Kandi ubu ngubu baricaranye barimo baratarama bameze neza. Amashimwe cyane kuri Sentore. Ngewe papa nta buraga agira. Ngewe ibi bintu nabikuye muri karitsiye. Masamba wabaye mu ngabo z'igihugu. Kuva mu ngabo z'igihugu ujya mu buzima busanzwe ni iki cyakugoye? Hari igihe abantu babyitiranya, ntabwo ngewe mfite statut y'ingabo z'igihugu. Ahubwo ngewe nabaye umukada. Cyo bita full kada. No ukitanga burundu. Cyo nakoze gusa nuko nakoze training muri 92 cyangwa nakanga iyo bita military kada course. Iyo ndabyibuka cyane, sinzi abakora igisirikare bajene ubu niba babacubura nkuko baducubuye. Icyo gihe baraducubuye cyane. Icyo gihe nakoze byose, kwiga ibyangombwa byose. Wakoze ikosi ryose? Yari ikomeye cyane. Ndibuka ikintu nibuka kibi nuko nayivuyemo nasaraye ku buryo narenze kujya mu bitaro i Nairobi kugira ngo nkomeze bamvure mu muhogo. Ariko ubirijwe ryiza ryawe barikozemo. Ijwi ryanjye barikozemo. Nagize Imana mbona umuganga mwiza w'umwongereza Nairobi Hospital ararivura. Ni ibintu byumvikana. Iyo ngira ngo wigeze kumva afande Kabare bavuga kuntu uyu muntu yinjiye mu gisirikare cyangwa agiye muri training babanza kumufomata. Twaje rero turabatesi, turi abantu bavuye i Burundi, turyohewe, tuvuye muri ambiance. Baradukoropa neza, baraducubura, baratumira nabi. Aho ubona nigeze kwikorera ibiro
bitangana n'imyaka yanjye. Nigeze uzi kubeba dunia, nikubebeshe dunia ngo twaze isi. Ibyo byose rero biba muri course byose nabiciyemo. Ikintu cyari gikomeye cyane nibuka nuko nkirangiza numvaga ntashaka ubuzima kandi bujyanye n'ubwo abasivile. Ndashaka ubuzima bwa gisirikare kubera ko nari namaze gukamirika bihagije. Hanyuma ndabisaba, mbisabye abakuru of course bari aho ngaho muri training wing baravuga bati ntabwo ariho wowe tugukeneye. Nakoraga fundraising, ninjizaga amafaranga menshi, ubwo imvungure zarabonekaga, amasasu akaboneka, imyambaro ikaboneka. Byari uko ngomba kuzenguruka iyi si kugira ngo nkore ibijyanye na fundraising. Abariho noneho urwo rugamba abari rwo banjyanamo. So nisanga amashimwe cyane kuri Masamba. Masamba umaze imyaka 40, ni imyaka itari mikeya, nubwo hano harimo abantu bayirengeje, ariko niki cyagufashije gukomeza imyaka gutangira umuziki? Ni ikintu kigoye cyane cyane wa gakondo. Niki cyaguteye imbaraga nyine kugira ngo urambe iyo myaka yose ntugere hagati ngo uvuge ngo reka mbe ndekeye aha? Byari ibi biroroshye. Nigeze kuvuga umusaza witwa Sentore wandemye, yari intore y'umwami, yari intore indashyikirwa. Ntago ari kunkundira yuko ibyo bintu bijyamo. Nkiri umujene of course nakundaga reggae, gakunda ibizayirwa byinshi cyane, ariko nyuma nza gusanga atari wo muhamagaro wanjye. Ndetse naririmbye muri chorale catholique imyaka 11, ariko ndagaruka ni kuvuga ngo umuhamagaro wanjye ni uhariye. hariya niho umuhamagaro wawe uri. Hano hari abajene dufite imyumvire itandukanye, ku buryo hari n'abashoboye gukora gakondo ariko batayikora bitewe nuko babona idatwika. Ari ibintu twazanye ngo bitwika n'ibidatwika. Umuziki gakondo watunga umuntu ukora? Ako se hano hari cyusa nawe urari. Ntabo wambwiye bari hano ba gakondo. Hari umwe nawe kubera gukora gakondo yazanye uruhara. Nabonyemo n'abandi. Umuziki gakondo uratunga cyane, ahubwo abubu bo bagira n'Imana uzana batunga byiza byinshi. Twe twawikoze mu bihe bibi, turi generation yabayeho nabi muri ubwo buryo, ariko ibigaragara gakondo itunze benshi. Ntawe utazi Jure, ntawe utazi Ruti, ntawe utazi n'abandi. Ejo bundi n'ikimenyemenye mwabonye uwitwa Lionel Sentore nawe avi Burayi atumiwe na presidence. Amashyanya ari hehe kubera gakondo? Ibyo rero nukwereka ko ahubwo se abandi bashobora kuba babarusha ibyo utekereza ni bande? Nanjye nibyo navugaga, nibyo nahoze mvuga kare. Impamvu narimbi ikomojeho nuko tuwufata nk'injyana y'abakuze cyangwa y'abantu nyine badatwika, ariko mu by'ukuri mu bintu bijyanye na gutya barakize, ivumbi ryaratumutse. ari oya n'abandi babimenye ibintu bijyanye no gutwika. Hari abahanga bo gutwika pe, ariko muri gakondo biragoye kugira ngo ube umutwitsi wa cyane. Nicyo gituma ariko mu mibereho muko bameze genda bizi ko bameze neza cyane. Ndaza kuririmba gakondo pe. Hanyuma ubona umubano wa new generation n'abantu bakoze muziki kera. Urugero nk'umwana umaze imyaka 3 akoze muziki n'Amasamba maze 40. Urakoze. Ndibwira ko umubano umeze neza, ndibwira ko tubanye neza. Nkanjye ndi inshuti y'urubyiruko cyane. Abo benshi nakubwiye banca mu maboko nkabigisha tukaganira. Hari n'igihe bampa n'ikinyarwanda cyabo nyine cyo gutwika nkagitinya, ariko mba nkizi. So ndi inshuti, ibyo bavuga ko tudahura turahuza cyane.
kandi umuntu utari inshuti y'urubyiruko ashatse yabyihorera, kubera ko urubyiruko niyo mahirwe tuba twararuciyemo, turaruzi. nagira ngo ahubwo mu mpera amashyi urubyiruko rwose ruri hano. ngo ye murambe aha ye mura urubyiruko ko mutaririmba nacyo gikombe cya diyama naragishatse ndakibura, nagisanze i Kigali kapitari y'u Rwanda. murambe aye murambe murakoze cyane. iyo ngiyo natwe twayiririmbye tugifite imyaka mikeya cyane. urungano rwarahuye kandi rukora akazi. abangaba numvise nta niyo bazi, ariko hari izo baba bazi. abangaba dufite gushyiramo imbaraga, kuko nk'ubu ngubu hariyo watera bagahaguruka bagasara, ariko nk'izo ngizo nabonye hari abantu bari gukoma amashyi gusa, kandi umuntu ateye murera hano. ariko merci ntaze kubanigana ijambo, nuza kugira icyo abaza aze kukibaza. reka mbanze mubaze iki kibazo nateguye. uri umuhanzi twubaha dukunda, ariko ni byinshi cyane. usigaje bingahe? oya nsigaje nka 2 cyangwa 5, ariko ni 2. ikibazo Masamba, ukora ikibazo cyanjye, ukora gakondo. turanagukunda, abajene dukunda gakondo, bamwe abandi bagakunda gutwika, ariko abenshi dukunda gakondo kubera ko gakondo niyo yacu. ariko hari izindi njyana dufite. ndashaka kukubaza abahanzi ufana mu Rwanda mu njyana ya hip hop, ufana nde? yewe abantu bose bakora hip hop ndabakunda, abakora R&B ndabakunda, abakora afro ndabakunda, afrobeat, gospel. nk'umusaza sinshobora gukura abana mu bandi. ngewe muri hip hop, ariko bose ndabafana, bose ndabakunda, kandi bose bahagaze neza cyane. mubaha amashyi abahanzi bacu. ngewe muri hip hop mfana Mbonyi. hanyuma ikindi kibazo, Masamba ufite igitaramo cyitwa 30-40 y'ubutore, bisobanuye iki? Yes, 30-40 y'ubutore biroroshye. imyaka 30 ya struggle, ndi muri struggle. nagira ngo mbabwire ko nagiye muri 89 ninjiye 90. kuva icyo gihe turimo turabara 30, ariko hari n'indi inyuma. iyo yose ubuzima bwanjye bwose bwari intambara, bwari kubohoza igihugu, nta kindi umuntu yatekerezaga. nari mu maboko ya RPF. nagira ngo mushimire cyane, muhe amashyi RPF, umuryango w'abanyarwanda. RPF ni umuryango, RPF ni umubyeyi wanjye, kubera ko kuva ninjiramo n'ubu sindasohokamo, ahubwo n'ibigwi byayo mpora mbiririmba kandi mpora mbivuga. kuva ubwo ninjira muri struggle, ninjira mu buzima butameze neza. rimwe na rimwe nkajya ku murindi, rimwe na rimwe nkajya mu rugano, ngahura bashonje, ntange nkaburara, imbaho ikankubita. iyo struggle yose y'imyaka 30 izamo noneho no kugira igihugu cyiza, ibyo byose no kubishima. ubishimira RPF no gushimira cyane cyane uwayoboye urugamba, ari we His Excellence Paul Kagame. nawe nagira ngo mumushimire. iyo niyo myaka 30. hanyuma 40 urumva rero ihera mu Ngagara, ikajya mu Kibitoki, ikajya mu Buyenzi, ikajya mu Bwiza, ikajya muri Rohero, ikajya mu Tanganyika, ikarya indagara, ikarya injanga. ibyo byose waraziriye wowe? ngewe yakizanjye zari nazikuye Kimironko.
So nibyo ngibyo imyaka 40 rero y'ubuhanzi y'ubutore na 30 ya na 30 ya struggle nzabishyira hamwe. Ni ukuvuga mu gitaramo nzerekana igitaramo kijyanye n'iyo myaka 30 ya struggle, nerekane niyo yindi 40 y'ubutore mpere ku Ibujumbura. Reka nkuririmbira akaririmbo nabanje nahimbye mfite imyaka 13, ariko Sentore niwe wayikoze kugira ngo imyaka 13 ushaka guhimba indirimbo ntibibaho. Mu myaka 13 narenze gukunda, twebwe iwacu twabyitaga kugira umumome. Nari mfite umumome imyaka 13. Rimwe rero tujya ahantu ndamuhimbira akaririmbo, twashwanye gato, ndamubwira nti nduwawe nkukushaka unyitegekere nkicyubyaye, nagukunze nkikubona mbura uko nabivuga, niko kukwandikira aho wari uri kure. Ako kari kamwe nanjye kubakinga ndi uretse gato, nzamutse gato maze kuba rero ndi hafi kugenda kubitana n'undi aho rero nari maze no gukura biryoshye cyane. Nza kumubwira ko ngiye ku rugamba, twagendaga tudasezeye. Muzi indirimbo namuhimbiye, anyegereye cyane andeba n'amarira menshi ahantu hari mu Nyakabiga, ko naramusezeraga. Naravuze ngo kuba ibitekerezo byanjye bihora bizeramo, kandi uwo mpora nipfumbatije umutima wanjye, yihorere. Nimugeze mwamfashije. Wirira ndakwinginze, ibyo mabwira ari byo. Ndibuka unsezera ungira inamuti, igihe cy'amatage kirageze, none uraba umugabo aho utabaye, tugushimiye ubutwari watweretse. Ubwo nari ngiye cyane, hanyuma ntangiye kumukunda cyane, nanjye numva birigora. Ngwino rukundo wantwaye roho, ngwino ngwe mu nda dusezerane, ihorere nyambizira ikinegu, byishimo byanjye urabeho neza. Erega ndabizi nyir'umuringi yagize ati, muringa wanjye utega ukuboko, ndakuragije rugira azakurinde, amazi yo hepfo azakugwe neza. Merci n'inshuti yanjye, kugira ngo nze kumucika nyuma naragiye ndagaruka, sanga wa wundi nasezeye mu marira menshi cyane, amaze kubyara abana 4. Abakobwa n'abantu beza cyane, ariko iyo babishatse bamera ukundi, kandi birumvikana nta makuru. Hanyuma rero ako ni kamwe. Icya kabiri, hari abahungu basigaye i Bujumbura kubera ubwoba, kubera impamvu zindi, kandi abandi bana bose batabaye. Nagiyeyo nsanga abakobwa b'i Burundi baratangiye kubita mu mazina y'abagore. Yahura n'umwana utaragiye gutabara, nabisanze Burundi,
nguraho Françoise, uraho Janine, uraho noneho 92 nkiri muri mobilisation bita ndababwira nti murumva rero ko batangiye kubita mu mazina y'abagore, nyamuneka ni mugende, bose baragiye, bose turahura. Harabona najya mpura nabo ahantu nkibuka baramwise Janine na Chantal, ariko ubu ngubu sinabavuga kubera ko ubu ngubu bameze neza cyane. So anecdote ni nyinshi cyane naciyemo, ibi byose nzagenda mbikubwira ko ngufite se naho nshikira. Nzaba mpari nanjye mu myaka 30 40 nzaba nicaye imbere. Ngiye byagorana ariko byaremye abasazi noneho. Merci. Ibibazo byashize? Ibibazo sigaye ikibazo kimwe. Hari ikibazo hano hari abajene bafite tala cyangwa bafite ibyo bashoboye gukora bindi ariko bataribona, nk'umuntu umaze imyaka 40 mu rugendo rw'umuziki. Ugendeye kuri experience yawe, ni ihe nama wagira umuhanzi cyane cyane uri mu rugendo rw'ubuhanzi ariko utaribona? Niki cyago nyine ni nk'inama wamugira ugendeye kuri experience yawe kugira ngo nawe abashe kugera kuri vision yiwe? Umujene wese, umuhanzi wese ukiri muto ufite impano, namugira inama yo gukomera. Aba bose mureba babaca imbere bagakora ibitangaza, bababwiye amateka yawo, mwakumirwa. Reka mbabwire amateka y'umwe muzi. Kera nkifungura Milcoline, akangaka gato kitwa Ruti karaje kansaba kuririmba, ndakareba ndakumva nti ngaho ndirimbira indirimbo imwe. Agitangira kuririmba barasaraye, Jira baramwirukanye. Ndamureba ndamubwira nti wowe ntugire ubwoba, komeza ukomeze. Muha platform aramenyera. Ubu ngubu mwese ntimukunda musoma ndera. Ubu ngubu baratwika. So abajene bose mufite talent, mufite impano, ntimwihebe, muzikomereho, kuko n'Imana iba yabaremye ikabaha izo mpano ntiyazihundi. Mutazikoresheje mwazagira ikibazo muyisanze hariya. So no kubakuraje bose bakamenya, kandi u Rwanda ruraryoshye ubu. U Rwanda rurimo byose. U Rwanda ntago rurimo imvungure, ntago rurimo gusa mugusawa na mugupande. Abantu bose bashobora kugera. Ubu turimo turase. Na kera wiga kuririmba sinzi ukuntu waje kubireka, ariko ntacyo twarangisha. Ariko ubu tuje kwakira ibibazo none abantu nka babiri bonyine bafite ibibazo bashaka kubaza Masamba. Murakoze. Ngiye nashaka kubabaza igitero mukunda mu ndirimbo yitwa Rwagihuta. Sorry, yitwa Kanjogera. Nashaka kubazamo igitero mukunda munakituririmbire, n'ubusabe bw'isibo nyoboye. Bibaye bite? Numvise Rwagihuta? Oya, nari nibe. Oya. Uyu ushaka ni iyi? Urumva abantu nyoboye barasakuza cyane bakanvanga mu mutwe. Indirimbo nasabaga ko mwatubwira igitero mukundamo ni Kanjogera, mukanayituririmbira. Murakoze. Ndabikugirira vuba kuko worosoye wabyukaga. Ngo nagukunze rwinshi ndetse ndurenza abandi, yewe ko nagukuye bwega, maze nkuzani bunyiginya. Sicyo ngicyo bashakaga? Niki oya, icyo ngicyo ni cyakunda. Ikindi kibazo? Nikindi bashaka? Dore ikindi kibazo hari. Aha. Murakoze. Ngiye icyo nashaka kubaza umubyeyi Masamba, icyambere cyo Nicola kivuzeho, nshaka kukibazaho ikibazo akenshi giye twumva babaza mu ndirimbo z'ibishego bijya biza hano hanze, bakavuga iyo ndirimbo irasohotse bakavuga amagambo mbe namwe. Nashaka kumva ikintu umubyeyi akivugaho. Ikindi kintu cya kabiri, muri story aduteye y'ubuzima yagiye acamo,
ni iyihe ndirimbo yigeze akora ikamenyekana bitewe n'ibihe yaciyemo byo kuba yarabuze umwe mu bo bakundanaga? bitewe nuko kuba yaraciyemo ubwo buzima bwo kuba waragiye ubura umwe mu bo mwakundanaga, harimo n'uwo wasanze abyaye abana bane. ikintu cya mbere nuko reka mbabere mukuru, ikintu cyitwa ibishegu, igishegu, ibyo ntabwo ari ikinyarwanda. Ndi mukuru kandi nabaye umugaragu wa data na sogokuru, narabumvise baganira. Icyo kijambo nacyumvise hano ntibyigeze bibaho, iryo jambo ntiribaho mu kinyarwanda. ubundi mwarikuye hari ukundi babivuga, bakabivuga mu gitore cyane, bakabivuga bazimije, bakavuga mu buryo bwiza cyane. ushobora kuvuga gutya, hari indirimbo yanjye ivuga ngwino, hari aho mvuga ngo ngwino ngwino ngwino, murayizi? ngwizire cyuzi cyuzura ntigisese, aho gusesa kigaserera i Nyanza, ngwino shenge ubaruta bose. nizere ko ibibazo byarangiye. si yo byarangiye ibibazo. hanyuma rero ndashaka ko abo ku buhanga bw'ibyuma, murabizi ko Masamba afite igitaramo ku itariki 31 muri BK Arena. urakoze cyane. uwo ni Rwagiriza Bigarama rwa Ngarambe, umurinzi wo kurwanamiza icyogere mu nkuba, ntagoma intabaza nyiricyubahiro mu mihigo, Masamba intore. aha ahubwo rero imyaka ibaye 30 tuguwe neza mu rwatubyaye, n'indi 40 intore intwari itarava mu ngamba. tariki 31 Kanama 2024 muri BK Arena, nimuze dukeze inkera y'umuhizi ba nakakwanga. iki gikorwa cyatewe inkunga na Primus iduha vibe. ariko uretse muri BK spectacle nzabaha indirimbo nyinshi zose mushaka, n'izishyamba zose mushaka. mbere yo kugenda ariko rero banza ngo iki mwebwe mufite ibibazo byanyu, abantu babo batanyuzwe ni bandedi. mwebwe mwana ni ikibazo. reka mbegere bambwire ntibanyuzwe n'iki, mbwire. ngo arashaka indirimbo nsabye nyimuririmbire, muranyikiriza. nakumereye imwemwe oya mama we mu gituza cyose, maze ko nakumereye imbuguyu hepfo y'umukondo, yewe zikorakore muzumve oya mama we burya ntihapfutse na rumwe. hari ikibazo cya nyuma hariya, kiriya kibazo cya nyuma kiri hariya, katwumve kiriya kibazo. yego mbwira. murakoze cyane. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. mu ruhare mwagize mu buhanzi bwanyu bwanafashije mu kubohora igihugu, ese urubyiruko rw'uyu munsi rwaba ururirimba gakondo cyangwa ururirimba indirimbo zisanzwe, ni uwuhe mukoro bafite uyu munsi? bari mu gihugu yego kirimo amahoro, ariko ni uwuhe mukoro bafite kugira ngo bazuse aho mwari mugejeje? ikibazo cye kiraryoshye cyane. ati ni uwuhe mukoro
urubyiruko rufite umukoro bafite uroroshye kuko ibintu byose ni ubuki, ibintu byose ni amata. Umukoro bafite ni ugukunda igihugu, ni ukukirwanira, ni ukugikora ku buryo kiba cyiza cyane kurusha. Twebwe n'abandi benshi twari muri kiriya gihe twarasitaragorinze cyane. Iki gihugu cyubakiye ku maraso y'abanyarwanda benshi cyane. Abantu benshi barapfuye, yaba mu basirikare yaba n'ahandi. Nanone tunageze no mu Rwanda kugira ngo tugende turyoherwe n'abandi, jenoside yakorewe abatutsi iraba. Ayo n'andi maraso. Ibyo byose ni amateka. Amateka dushaka kuraga urubyiruko ni amateka meza yubaka iki gihugu, atuma badasamara. Ko nibasamara iki gihugu bakakibakura mu ntoki, urumva aho bizava. Ariko nanone utubaraga duke dusigaranye ntabwo tuzemera yuko iki gihugu kandi kijya hahandi cyari kiri. Tuzabavuna. Nizere ko urubyiruko ruri tayari, urubyiruko mumeze neza, muraryohewe. Kandi reka mbizeze ikintu, hamwe na His Excellence PK ntabwo mukigize icyo muba bibaho, sibyo? Yego murakoze. Tonto Masamba nashaka gusaba abahanzi ni gute bakoresha iyo mpano yabo mu kubaka igihugu? Abahanzi bayikoreshe mu kuririmba ibintu bizima, bayikoreshe mu kuririmba ibintu byubaka sosiyete, bayikoreshe mu bintu bibafitiye akamaro nabo bagomba kubonamo amafaranga, kandi batangiye no kuyagira. Bareke gusamara, bareke kuyoborwa n'inyota cyane, bayoreke kuyoborwa n'akagatabi ko hepfo y'umugongo. Hanyuma bamenye yuko u Rwanda ruri mu maboko yabo, ari bo bagomba kuzaruhindura paradizo. Murakoze. Tonto Masamba, akantu gato nashaka kugusaba uri hano. Ndagaruka kandi? Ntabwo ari ikibazo. Nta bibazo mfite ubu ngubu. Ndashaka ko muha amashyi menshi cyane. Masamba yavuze ko yafashije Ruti Joel, mu bikomera amashyi. Ndashaka ko muhaguruka, hari indirimbo baririmbye ya muzehe wacu tukayiririmbana. Muhaguruke mwese, ni indirimbo iri mu njyana, sibyo? Muhaguruke mwese, abazi kubyina mu bibyine. Amajyaruguru sabwe nimugire ubwoba, nimugire ubwoba, umudereva na fani. Amajyepfo rero nimugire ubwoba, nimugire ubwoba, umudereva ni po. Iburasirazuba nimugire ubwoba, nimugire ubwoba, umudereva ni po. Uburengera bwaryo nimugire ubwoba, nimugire ubwoba, umudereva na fande. Kigali na diaspora nimugire ubwoba, nimugire ubwoba, umudereva ni yafabu. U Rwanda mureba rugeze mu kirere, nimugire ubwoba, umudereva ni polo. U Rwanda mureba rugeze mu kirere, nimugire ubwoba, umudereva ni polo.
bongera inka mu zindi kabukinga bongera inyana ubwatsi kabukinga